navutse neza. Arabavuka nabi. Arabavuka nabi. Ngadusonera avuka nabi navuka neza. Tubyumve neza. Wabyakiriye ute wari mukuru? Narabyakiriye naye mukuru. Wabyakiriye ute watubwire nyine yacyo bikubwira? Ntabwo narize. Yanyitayeho umwana n'imbuto iva ku Uwiteka. Imbuto zivuye ku Uwiteka bajya kuzimyagararaho. IBAMBE. Nshuti bakunze ba IBAMBE Info Network, tubahaye ikaze muri aya masaha muri uyu mwanya, tubifuriza n'umunsi mwiza n'ibihe byiza. Uwiteka akomeza abane namwe, kandi abarwayi, abafite ibibazo bigiye bitandukanye, abihebye, abigunze, ababuraye, ababwiriwe, mwese Uwiteka akomeza abane namwe kandi abakomeze, biraza kugenda neza. Icyambere ni ukuguma ku mavi, nicyo mbifurije, kandi nzi ko muri hose Uwiteka ari kumwe namwe. Bakunzi bacu ba IBAMBE Info Network, rero uyu munsi nabateguriye umutumirwa ufite ubuhamya bwiza cyane cyane ku bajene, ku basore, ku bana babayeho mu buzima bwa gipfubyi, ku bana babayeho mu buzima bwa gikene, ari mu ishuri, ari mu buzima bwo hanze, ndetse ari n'ubu ngubu umuntu byitwa ko ari umusore. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Uraho neza? Muraho. Amakuru ni meza. Tuguhaye ikaze hano kuri IBAMBE Info Network. Nzi neza ko kandi uri buduhe ubutumwa bwiza. Biraza kugenda neza dufatanije. Mvukiye umukiza Elyse, warizwe mu itorero rya Kanombe. Yego. Umeze ute? Ndashima Imana. Iteka araturinze. Amen. Mbere ko twinjira mu kiganiro cyacu, wabanje ukaturagiza Uwiteka se? Ntacyo bitwaye. Dusenge. Uwiteka Mana yacu, urera kandi uratunganye, izina ryawe gucyubahiro. Amen. Tugushimiye ukuntu udahema kuturinda ku manywa na nijoro, ukabana natwe. Nta ruhare tubigiramo, ahubwo bigenda nko kubishaka. Ubu butumwa nyagasani buri butambuka ahangaha buzagire kuri benshi, kandi bugire icyo bifasha ku banyarwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu, kugira ngo dutebutse kugaruka kwa Abanyarwanda ku ngoma. Duhe kumva no kumvira, mu izina rya Yesu urakoze. Amen. Nk'uko rero nababwiye, Elyse, Karame, umeze ute? Ndumva ameze neza. Umuntu ashatse kumenya Elyse ni muntu ki, kuko hari ba Elyse benshi. Elyse ni muntu ki? Amazina yanjye ni Mvukiye Elyse. Ariko hari aho ushobora kugera wavuga Elyse ntibamenye. Yego. Ugakoresha izina coach. Ahandi wahagera wavuga food prefect. Nkaba nkunda kuririmba. Mbarizwa mu itorero rya Kanombe. Niho maze imyaka myinshi ukora umurimo. Wabaye uhutereye. Tugiye gutangira ubuhamya bwacu. Turahera kera amateka wumva ukiri akana gatoya. Noneho tugera watangiye kumenya ubwenge byo wagiye ubona n'ibyo wagiye umenya. Navutse neza. Arabavuka nabi. Arabavuka nabi. Ngadusonera avuka nabi navuka neza. Tubyumve neza. Hari ukuntu ngo umwana ashobora kuvuka, wenda ntagire amahirwe yo kwitabwaho n'umubyeyi cyangwa se n'abaganga. Ariko nkurikije uko navutse, nanjye gusa nshobora kuba ntaritaho n'abaganga, sinavukiye mu bitaro. Ariko aho navukiye, navutse neza. Mpamvu mvuga ko navutse neza, kuba nshobora kuza nkahura n'umuntu tukaganira, nkajya mu ishuri nkiga bikemera, amanota agasohoka, uwo muntu byanze bikunda bafite ubwonko bukora neza. Ubwo mbishimira Imana rero. Mvuka rero naravutse, ariko hashize nk'ukwezi kumwe niko mama ajya ambwira. Kwezi kumwe, hagati y'ukwezi kumwe n'abiri papa arapfa. Ubwo mbaye imfubyi. Kuri papa niko babivuga? Yego. Imfubyi. Mama twabaga hariya Gisenyi, hafi n'umupaka wa Kongo. Ubwo mama batangiye inshingano zo kukurera wenyine? Mama batangiye inshingano zo kundera njyenyine. Arandera ndakura, maze guca akenge. Nyamaze ariko se papa ari he? Agacece kakanyihorera.
kuki yanga kubikubwira sinabwo yakubwiye impamvu impamvu nshaka kuba impamvu yanga kubimbwira yarangaga kuntera ahari wenda akababaro hari kuko hari umuryango twabagamo ngiye nkaba nzi ngo uwo muryango wenda ako simbutseho gato papa maze gusinzira mwagumye Igisenyi se twagumye Igisenyi mwahavuye igihe ki twahavuye ntago namenya igihe twahaviriye wari ukiri akana nari nkiri akana hanyuma mutora tubwira uko byakurikiranye ubwo Gisenyi twarahabaye tuba ni Muhanga aho yavukiye aho mama yavukiye twavuye Muhanga tuza i Kanombe ni Kanombe mubahagana he Kanombe ahazwi nko kuri kontineri hari ku kibuga cy'indege ubuzima bw'Ikanombe bwari umeze gute rero mari wenyine nawe uri imfubyi utangiye guca akenge ubaza papa bwari umeze gute ubwo ubuzima bw'Ikanombe rero ntago twari twenyine ahubwo twaje Kanombe duhita tujya kuba kwa oncle ubwo turahaba mu buzima ntago navuga ngo bwiza cyane ntago navuga ngo bwiza cyane iby'abara mu kazi nawe urabizi noneho urwo rugo rwari urugo rwiza pe kuko umwana wese wasohokagamo abaga ateye abandi bo hanze baramubona akabona nyine batevuga n'ukuntu ari rwiza ariko ibirimo imbere ku mutima ubwo turahaba aho niho watangiye kubaza mama papa oya ntabwo turahagera aho natangiye kubaza mama papa ubwo twatukiriye Igisenyi mama arakomeza nuko mama arakomeza gusa nyine nyamaza kumbwira ati papa wawe yarapfuye akibikubwira wari ufite imyaka ingahe nari mfite nk'imyaka nk'umunani wabyakiriye ute wari mukuru narabyakiriye nari mukuru wabyakiriye ute watubwire nyine yakibikubwira bo ntabwo narize ariko naramaze rega no gukomera kuko ntago namubonaga nyine aho nkabana n'uwo mugabo n'ubundi twabaga mu muryango umugabo ufite umugore ko nyine naho tubanamo gutyo mu gipangu mu rugo aho nkaba nzi ko atari papa ariko nanjye mwuka yarabimbwiraga ko nta papa mfite yapfuye nabyiyumvagamo mama arambwira ati rero hashize ukwezi papa wawe yarapfuye nuko nyine nta papa ugira none se kutashatse undi mugabo nanze umugabo uzagukubita nkababara mama nibyo yakubwira mama nibyo yambwiye yanze kukubabaza mbere yanze kumbabaza arambwira ati hari ukuntu uzana undi mugabo bati cyana sinakibyaye none n'igihungu akazagukubita urushyi nkababara ati rero mu bintu nirinze ninze umugabo uzankubitira umwana kandi nkashimira mama umushimira ko yakwitayeho cyane yanyitayeho cyane nabashewe gukora ibyamunezeza yanyitayeho umwana n'imbuto iva ku Uwiteka imbuto zivuye ku Uwiteka bajya kuzinyagararaho twikomereze mu myaka 8 wari ugeze mu mwaka wa kangahe wiga mu myaka 8 ntago nigaga nava ko ntigaga neza hari kubera kuko rukumva ubwo ngeze i Kanombe kwa oncle mugara wa oncle yaravuze ati umwana akatumujyane mu ishuri ajye kwiga ishuri rijyamo afase kare mukuru turamujyana mu kangahe kuki watangiye ishuri uri mukuru urukumva ubwo buzima twatuwaye Gisenyi ntago bwanyemereraga kuba najya mu ishuri n'ubushobozi n'iki ntabwo uri wa mwana uzi gardienne oya ntayo nzi pe nta gardienne nzi n'uwa mbere primaire nawigiye mu rugo utese mu rugo mama yarize nubwo yaratize kaminuza yize kera nyine bya bintu biga by'amaserayi ngo by'amaseraye ukuvuga ngo ibyigwa mu wa mbere n'ibyigwa mu wa kabiri nari mbizi cyane nari nzi gusoma nzi kwandika nzi ibihekane mbizi ubwo rero tugeze kwa oncle mugara oncle aravuga ati ntago imyaka afite twamujyana mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri
yego tumujyane mu wa gatatu. maye nka rero tubwira ugeze mu wa gatatu rero. Njya mu wa gatatu. Ni ukuvuga ngo wowe watangiriye mu wa gatatu. Natangiriye mu wa gatatu. Bampa ikigo ngeze mu ishuri mba shefu. tunayobora ishuri se? Byaragushobokeraga bitewe n'imibereho wari ubayeho? Byaranshobokeraga rwose. Mba shefu ndiga ndatsinda njya mu wa kane. Ngeze mu wa kane mba shefu n'ubundi ndiga ndatsinda njya mu wa gatanu. Ndakomeza ari shefu ngeze mu wa gatandatu ngo bangira ngeze mu wa gatandatu bangira duwaye. Primaire? Primaire. Ubwo mu wa gatandatu ndawukora ariko sinawutsinda. Sinabona amanota, nabuze amanota 2 ngo njye ku kigo nari nasabye cya boarding. Ubwo mama uko bimeze gute mukiba kwa oncle mu wa gatandatu primaire? Twaturi kwa oncle. Mama arambwira ati se tubigenze gute? Arambwira ati hari amahirwe yo kujya muri 9 basic. Wivunika ni nejo bundi pe muri 9 wivunika rwose reka njye kwiga ntacyo bitwaye. Ariko mama ntiyabishakaga. Namwe ati njye kugushakira ikigo ujye boarding. Yumvaga ubushobozi afite bishoboka. Mama arihambira mu bintu muziho. Ni ukwihambira. Ikintu yemeje aragikora. Namwe ati rero have rwose reka njye muri 9 abana bariga neza kandi bagatsinda. Ira 9 yatangijwe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afatanyije na Museveni nibwo ari kizira aka Kanombe. Yego. Ubwo ndagenda abariho njye. Mpageze bahita banturira kuba gestionnaire. Mu wa mbere. Mu wa mbere wese utangira kuba gestionnaire ushinzwe ibiryo. Ushinzwe ibiryo. Nagomba kumenya ko umunyeshuri yariye. Ko ubuyobozi bwagukurikiranaga cyane? Ubuyobozi bwarankurikiranaga cyane sinzi impamvu. Twibwira ubuzima bwa secondaire n'imibereho wari ubayeho n'ubupfubyi. Ubwo rero ubwo mpambaye gestionnaire mu wa mbere nkataha haba hari gestionnaire bamufashaga iki? Gestionnaire ikintu bamufashaga ntabwo yishyuraga amafaranga amwe n'ay'abandi banyeshuri. Yego. Ayo mahirwe mama yayumvisha ate? Amahirwe mama yarayishimiye cyane. Ubwo twaraplayingaga kugira ngo tutorwe iyo myanya. Twaraplayingaga tugakora ariko haplayingaga abana babakene cyane cyane kugira ngo babone ayo mahirwe. N'aba bakire baraplayingaga kandi twakoraga interview imbere ya directrice. Mwemerewe kuvuga icyongereza, igifaransa, igiswahili. Hakinyarwanda cyari cyemewe muri interview mu gihe mwaplayinze. Njya muri interview rero. Ubwo mu wa mbere navuga ati se icyongereza ntacyo nzi neza. Igifaransa ashwi. Ngiye kuvuga igiswahili. Uriya miniye nk'umwana wabaye Gisenyi. Umwana wabaye Gisenyi. Yego. Ubwo hari umwarimu wigisha igiswahili. Ubwo niwe ari wite anjyaginga. Interview yanjye nyishyira hariya mu giswahili. Ndangije ndasohoka. Ati ejo rero tuzabatangariza amanota. Ngiye kubona mbona uwo mwanya twapiganwa turi abantu 3. Mbona ni ngiye wasohotse kuri yellow paper. Ndavuga amen. Wabyakiriye ute? Narishimye cyane. Kugira amahirwe y'amafaranga y'ishuri bakageraho ugatanga make andi kigo kikagufasha. Narishimye twishyuraga 17,000. Bavanaho prosa nkajya nishyura 5,000. Mbega ibitangaza by'Imana. Ako wahise wumva imbaraga z'Imana? Navuze ati Imana urakoze cyane. Nkajya nishyura 5,000. Ese icyo gihe kuva mu bupfubyi bwawe ukimara kumenya ubwenge mama yagutoje gute kujya mu nzu y'Imana cyane ngo mwajyagayo? Twajyagayo burana nabayeho umuhereza mu bakatolike. Wabayeho gute? Hari umugabo twabanaga yari umukatolike. Noneho akajya njyana gusenga. Ariko mama ngaza gusoma ijambo ry'Imana sindi ku kantu byanditse. Yari atari umudivantiste mama? Mama yari umudivantiste ariko bitewe nuko umugabo yari afite abana ubwo nkajya mbakurikira. Noneho
aza gusoma ahantu muri Bibiliya handitse ngo umuntu utarabyawe n'amazi bwa kabiri ngo ntazabona ubwami bw'Imana. Mama ahita njyana kubatizwa. Nuko mama yakujyanye kubatizwa. Nuko mama njyanye kubatizwa. Ubwo mu buzima bwo ku ishuri wari uri mu itorero. Ndi mu itorero rwose meze neza kuva primaire no kugenda secondaire. Dukomeze ubuzima rero. Ubwo mu wa mbere mu wa kabiri ndiga turi kwa oncle. Mu wa gatatu tugeze mu wa gatatu nta muntu waremeye gufata inshingano mu kigo kuko yagombaga kuba ari kwitegura ikizamini. Ubwo directrice aravuga ati se izi nshingano za Elyse ninde muntu uzazikora neza bikanezeza. Ngaramushaka aramubura. Aravuga ati ugiye kongera ube gestionnaire ariko nutsindwa tuzabonana. Anshyira kuri pressure. Inshingano ku ishuri bari bazi ubuzima bayimo? Ntago bari babizi kuko nazaga mu kigo ishati yanjye igoroye, ipantaro yanjye imeze neza, narafuraga nkakubita gutya none se ishati ni ihinahine? Ntabwo yihinahinaga. Narefuraga neza, nafite ishati nziza y'umweru, twambaraga umweru. Nari narakuye ku kindi kigo cy'abaturanyi ahitwa kwa Haji. Bari afite tise nziza ko twambaraga umweru. Umwana arayimpa ka ishati keza. Ni waguhaye uniform, ari umwana waguhaye uniform. Agashati nkagafura. Ni no mu kigo. Ubushobozi. Gusa nafite ipantaro itandukanye n'izabandi mu kigo. Gute se? Uko bayimpaye. Kuko baziraga umuntu ugabanya ipantaro ngagira icupa. Ngero uko bayimpaye. Mama se yabivuze we. Nuko nguko. Mama yigeze kuza kunshaka mu kigo. Agiye kuntuma mu ntara. Noneho hari hacyaduka ibintu ngo by'amatorero mu kigo, bino bajyana abana mu ngando. Noneho byaje no mu kigo bakajya bajyana bakatwicizana bakatuviringita. Noneho bamaze kunshaka babaririza Elyse kuko bari bazi kuri food prefect barambura mu kigo. Noneho mama ariko ntiyarabizi. Mama ntiyarabizi. Prefect aravuga ati ariko se Elyse mwamuburiye he? Niwe ufite inyogosho wenyine hanga iteye wenyine mu kigo. Wogosha guteze? Igipara. Igipara no kumara hose. Nana kamwe. Mama wenda ashaka kuba muri management yari afite. Umuntu ubayeho gutya kubati umwana rero ndi umukene nta mafaranga mfite. Kangumareho ku buryo tazongera. Sinife n'ubukene urukumva ntago yemeraga ibintu by'imisatsi n'inyogosho zidasobanutse. Naritwararikaga rero kugira ngo ntagaragaza inuza zitari nziza mu kigo. Cyangwa wagira ngo utazababaza mama. Nabyo kumva ngo banyirukaniye akantu nkako ngako. Ntago ari ibintu byari gushimisha mama. Uriterwaga n'iki kwigengesera? Ni ubukene, ni ubupfubyi, ni ukumva ko umwana w'ikinege ni iki? Nimba ari mu migani avanga mube ngasebya nyina. Nangaga gusebya mama. Wani inshuti ya mama cyane? Ni inshuti ya mama cyane. Nanga kumusebya. Ukiyogoshesha igipara, ukambara igipara ko bayimpaye. Avuga ati niba bangamira ubwo bazambwira bo mu kigo santimetero nakuraho. Ngo dukomeze. Ubwo rero mu hagati mama aragushaka. Mama aranshaka. Avuga ati Elyse niyo yogoshesheje wenyine mu kigo. Inyogosho ya wenyine ni nawe wambara ipantaro itandukanye n'izabandi. Elyse mwamuburiye he? Noneho ubwo iyo hazaga iryo torero kuza kutuviringita abarimu nibo baduviringitaga. Twaragendaga bashakaga za komite ngo kuko nyine twahabwaga nyine ubushobozi. Directrice atubwiye ati mugomba kuba muri hara ku muryango mu gitondo mukareba umwana ucyogoshesheje, abakobwa bazana amaherena mukayabambura. Nyine directrice yaratwubaga akaduhereza na pawa. Naho abarimu nabo bajya kuviringita. Twese twabaga twabaye kimwe. Bakadushaka ahantu turi kugira ngo batwigirizeho nkana. Ndagenda ndihisha. Nihisha ahantu mu kirabyo. Ubwo prefect sinzi ukuntu yaje gutya arareba gutya abarambonye. Ati dore nguyu karya amateke. Ngiye twagoshakiye kuko ngiyewe baravango Elyse ari he ariko nibavuge krema muri kunshaka. Ugagira ubwoba. Ngiye nkagira ubwoba ati barashaka kumvira igiti.
ubwo aba barambonye ati giye twagushakira ati mama waragushakaga ati arantwara ubwo rero mu wa gatatu ndahiga ndahatsinda ariko mu gususha hazamo ikibazo mu gususha mama arambwira ati nkunda ikiganga ugomba kujya kwiga MCP nari nawe ati rero se nkunda ibintu by'ubwubatsi wazanye kwiga construction dusanyire n'abatonganye ati rero ntacyo ntakurakaza kuko twashyiragaho ibi combination ebyiri ushaka tugureka tubishyiraho zose rebu ikizatanga ubwo nicyo nzajya kwiga shyiraho MCB na construction ngiye kubona mbona bazanye MCB ngabero njya kwiga naranayitsinze kumva nakoze mu wa gatatu nkontorora n'izo nshingano mu wa kane wakomereje aho mwaka wa kane naratsinze mpita njya kwiga ikirinda mama kiri kwa oncle dukomeze ubwo rero ikirinda mpageze ikirinda mama kumwe baherekeza n'abana mama ntabwo yamerekeje kubera iki yaravuze ati ikirinda niho ngo yarahigishije ngari umukobwa natwawe n'umugabo wa mubyara wanjye yakoraga ku bitaro by'ikirinda niwe wantwaye aranjyana angeza ansiga ku bitaro kubera amateka amafite sinshaka kwasubira sinzi ahari wenda menya yaravuze ati imfubyi ubona muri n'abakene bwari bumeze gute muri segonderi muri segonderi bitewe n'ukuntu nyine na discipline nari nifite ntago nabagaho nabi naryaga neza naryaga nkahaga gute wenda nko tronco miliyoni nize nta ako ahandi wabaga muri interne guhera mu kane mu gatandatu ubuzima bwo muri interne bwakubereye bwiza kuruta uko watahaga bwambereye bwiza wararye gugahaga muri interne narahageze naho mpita mba gestionnaire eka narahageze mpita mba gestionnaire ni ukuvuga ngo nabaga mfite ibiryo byanjye biri special hariya wumvaga se ubuzima bukubereye bwiza gute kandi mama wumva ari we wenyine wari ufite wari inshuti yawe umusize ni ukuvuga ngo ikintu cyampangayikishaga navuga ati mama azabona school fees gute amafaranga y'ishuri kandi ubwo ukumva amafaranga yari yiyongeye birumvikana amafaranga natwaye mu gihembwe cya mbere ni korali nigishaga yampaye isume ni umuntu wakodeshaga kwa oncle wayimpaye n'inkweto n'amakayi nayakuye mu bacuti itike ni mama yayishatsemo ndagenda njya ku ishuri ubwo ngeze ku ishuri bambaye gestionnaire ibyo kurya naryaga neza Gerante aragenda arankunda yaraturiye ikigo weekend njya kurya ifiriti kwa Gerante ako rero wanaryaga neza nari meze ne ntago ari byiza kugera mu rugo kugera ku ishuri iwanyu basize bari muri station itari nziza hanyuma wowe nuhagera ushaka kugaragara nkaho uvuye mu rugo rukize mu rugo rukomeye utangire ujye batesha umutwe bahamagara ngo bohereze argent de poche kandi uzi ko wasize nta n'amavuta bafite cyangwa se umunyu wo kurya uzi ko n'amafaranga y'ishuri kuyabona biraba ari ikibazo hari umuhanzi wavuze ngo ibintu bigorana kwiga ukuze ngo ikinyabupfura n'igifaransa ngo ikinyabupfura n'igifaransa ngo biragorana kubyiga ukuze nimba ari byo koko ntago mbizi ariko ibintu uba warigishijwe kuva hasi ukiri umwana mutoya ngira ngo nibyo bigukomeza kugeza ubaye mukuru wenda sinzi nimba guhinduka ukuze bishoboka ariko nabyo wenda ntikira ko bishoboka kubwo gufashwa n'Imana ariko umwana utuba cyangwa se umwana utumvira umwana rwose ababaza ababyeyi kandi
kwisanisha n'icyo utari cyo ntabwo ari byiza, kuko baca umugani ngo ingendo y'indi iravuna, ingendo y'indi iravuna. twihuse se tubwire, warangije segonderi bigenda gute mu rugo, mwagumye kwa onkle, wowe ubuzima bwagenze gute? Nsoje segonderi ntabwo twagumye kwa onkle kuko byabaye ngombwa yuko tuhava. Mugabo onkle aravuga ati noneho mwagenda mukava hano mu rugo mukajya gushakisha ubundi buzima. Turahava, ariko ntabwo twahavuye ngo tujye kure, n'ubundi aho twari turi ni mu mudugudu umwe, ni mu isibo imwe hafi aho ngaho. Ntabwo navuga ngo twari dufite icyerekezo kuko twarahavuye tujya mu rugo rw'umuntu aratwakira muri situation itari nziza, ariko uwo muntu ndanamushimira, umubyeyi kuko araducumbikiye, tubanye neza, ntadutera hejuru, Imana imuhe umugisha. Mama yakoraga iki rero muri ubwo buzima? Muri ubwo buzima mama ateraga ibiraka bigiye bitandukanye, gufurira abantu, gukata amajardin, akaza akagukorera jardin. Ntabwo ari ibintu yize, ariko akaza akagukorera jardin ukishima, ukazongera ukamubwira ngo uzagaruke. Tugana ku musozo, gira ubutumwa abasore bagenzi bawe. Ubutumwa naho abasore bagenzi banjye, kumvira biruta ibitambo, kandi nk'uko nabivuze umwana mubi asebya nyina. Nakuze iyo principe imba mu mutwe yuko umwana mubi asebya nyina, nkaravuga ati man uzandinde gusebya mama. Papa we ntawe nzi, yapfuye namuzi, ariko uwo mfite uzandinde kumusebya, umpe kumwubaha ndetse umpe no kubaha ijambo ryawe no kukubaha nawe ubwawe muremyi w'isi n'ijuru, uwombesheje watumye nkura nkaba ngeze aha ngaha. Abasore rero dukwiye kwitwararika, inshuti mbi tukazisengera, ntabwo navuga ngo tuzireke kuko zigomba guhindurwa, natwe twavuga ngo tugira umugisha wo kumenya ubutumwa bwiza. Abasore, umusore agomba kubaho ashima Imana, asenga, ajya mu rusengero agasenga. Umusore udasenga ntabwo ari mwiza. Nuhe musaruro wabonye se mu gukorera Imana uri umukene kandi uri n'imfubyi? Nuhe musaruro? Umusaruro nakuyemo mu gukorera Imana, discipline mfite nyikora ku mubyeyi nkayikora no mu rusengero. Mu gukorera Imana, kwambara gutya, nkambara ikote navuga ko rihenze ku cyiciro cyanjye n'inkweto ihenze ku cyiciro cyanjye, ntago navuga ngo mbikesha amaboko yanjye cyangwa ubuhanga bwanjye, ahubwo mbikesha mu gukorera Imana, niho mbikesha mu kuyubaha pe, kubeshya n'icyaha. Turi kugana ku musozo rero, watubwiye byinshi mu buzima bwawe, ariko hari abana bahura n'ubuzima nk'ubwo wabayemo, ukavuka ku kwezi kumwe papa akagenda, ukabana na mama mu buzima bwo kwirirwa mujya kuba mu ngo z'abandi, niba bishimire, ahandi bakabirukana, ahandi mama agafurira abantu kugira ngo Elyse abeho, kugira ngo Elyse yishime. Hari abantu baheranwa n'agahinda, rimwe na rimwe bikabagiraho ingaruka bakigunga, cyangwa se bakanda baba abasore nkawe ukungana batarabyakira ubuzima bakuriyemo. Abantu nk'abo wabakomeza gute? Nabarangira inzira yo kujya mu rusengero. Nabarangira inzira yo kujya mu rusengero, bagahumurizwa n'ijambo ry'Imana. Nakuze nkunda kujya mu rusengero, ubuzima bwanjye akaba ari mu rusengero. Biriya bintu byose bavuga mu rusengero, ngaya amateraniro, ngaya amavuna, umva biragufasha pe, biragufasha. Ariko nimba uri wa muntu uzahora uri kumwe n'aba bantu batazi n'inzira y'urusengero ahantu ijya, wa muntu agahinda byanze bikunze karamuherana. Ariko turirimbo tuba twumva mu nzu y'Imana, turaguhumuriza, ukumva yuko abantu batari kure yawe, ahubwo n'Imana ikuri hafi. Ni iki watubwira se tugana ku musozo Elyse? Icyo nababwira cyambere, mbasaba umugisha, mwakoze cyane kungirira icyizere cyo kugira ngo ntange message ku bajene ndetse n'abatari abajene.
iki gikorwa mukora ni igikorwa cyiza cyane. Imana ibahe umugisha. ngayo nguko rero Elyse ngira ngo mwamwiyumviye kandi mwumvisha ubuhamya bwe bwiza bwinshi no gukomeza abasore no gukomeza abana babayeho mu buzima bwa gikene, bakabaho kubona minerivare ari intambara, bakabaho kurya ari intambara, handi umwana avuga ati ku ishuri ndigumirayo n'ubundi niho nirira neza, niho mfite amahoro. Bakaba hari ba bana bahora bigunze, na papa mfite, mama ni umukene, mvukiye umukiza Elyse, izina ryo muntu. Itorero rya Kanombe niho akorera Elyse. Rero uyu mubona ni umusore ushima Imana, akaba atoza abana basoje amashuri yisumbuye mu mwaka wa 6 mu kagari, ibintu byo kuba intore, ni intore akaba ari no coordinateur w'urubyiruko mu kagari Kanon, umurenge wa Nyarugumba. Urumva ko rero gukorera Imana byavuyemo kumwizera, abo umusore mwiza ushimwa Imana, arangiza amashuri ye mu buzima bugoye bubi, kandi arangiza amashuri agikorera Imana nta kwigungana no kwiheba. Ngira ngo abasore mwabyumvishije, hari abasore benshi njye mura nabo nkaganira nabo bahuye n'ubuzima bwo kwigunga, n'ubu bakigunze. Ngira ngo ahangaha murakoramo byinshi, bakivuga ngo nta mama nta papa nta mubyeyi n'umwe, tubayeho nabi, Imana iratwanga. No, Elyse ababwiye yuko we yakuriye mu nzu y'Imana, mama muri ubwo buzima we yarabayemo yamureze amutoza inzira y'Imana. Murakoze kudukurikira, ngira ngo babyeyi, basore, rubyiruko mwakuyemo byinshi cyane kandi bizabagira umumaro. Elyse wakoze, Imana iguhe umugisha kandi ugikomeza utanga ubutumwa nk'ubwo buhumuriza abasore. Murakoze cyane, naho ubutaha kuri mikoro ya Rebaganiza Miriam. Bye bye.